Ese wari uzi ko ibiri kubera muri Isiraheli, Gaza na Iran uyu munsi bidatunguye Imana? Mu gihe isi ihangayikishijwe n'intambara zishobora kuvuka mu burasirazuba bwo hagati, Bibiliya yo yari yaranditswe mu binyejana byinshi bishize. Kuki Yerusalemu ariyo mutima w'amakimbirane y'isi? Ese haba hari aho bihuriye n'ubuhanuzi bwa Gogi na Magogi? Muri iki kiganiro tugiye kumanuka mu mizi y'amateka maze tuguha amakuru yizewe n'ukuri kwa Bibiliya kugufasha gusobanukirwa n'ibisigana ku iherezo ryayo. Ntucikwe. Uku ni Ukuri Gukiza TV. Tubahaye ikaze. Intego yacu ni uguhuza ibiri kubaho mu isi n'ijambo ry'Imana ridahinduka, kugira ngo umukirisitu n'umunyadini wese asobanukirwe umugambi w'Imana uri mu bimenyetso bitandukanye bitugaragarira buri munsi. Kimwe mu bibazo bikomeye abantu benshi bibaza ni ukumenya impamvu igihugu cya Isiraheli gihorana umutekano muke n'intambaro z'urudaca kuva mu bihe bya kera kugeza uyu munsi. Ese amakimbirane akaze tubona muri iki gihe, yaba ari ayo muri Gaza, muri Libani, cyangwa se ubushyamirane bugeze mu ntera ikomeye hagati ya Iran na Isiraheli, ni ibintu bipfa kubaho gutya gusa, cyangwa n'isano ikomeye bifitanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bwanditswe n'abahanuzi b'Imana mu binyejana byashize? Muri iki kiganiro tugiye kumanuka mu mizi y'amateka, turebe inkomoko y'igihugu cya Isiraheli n'uburyo cyagiye gihangana n'abanzi bacyo kuva mu bihe bya kera. Turasesengura kandi uburyo abanzi ba Isiraheli ba kera bahinduye isura ariko intego ikaba imwe, maze dusoze tugaragaza icyo Bibiliya ivuga ku iherezo ry'aya makimbirane n'icyo twe nk'abari mu isi uyu munsi dukwiye kuba twiteze. Reka dutangire urugendo rwo gushaka ukuri. Kugira ngo dusobanukirwe amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati, tugomba gusubira ku nkomoko y'isezerano ry'Imana na Aburahamu. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15 umurongo wa 18 hagira hati: uwo munsi Uwiteka asezerana na Aburahamu aramubwira ati, ubu butaka mbuhaye urubyaro rwawe kuva ku ruzi rwa Egiputa kugeza ku ruzi runini rwa Taratibu. Iri sezerano ni ryo pfundo rya byose, kuko buha igihugu cya Isiraheli uburenganzira butaziguye ku butaka bw'isezerano rishingiye ku masezerano y'Imana atajya kuka. Nubwo mu binyejana byakurikiyeho urwo rubyaro rwahuye n'ibigeragezo n'intambara nyinshi zashakaga kubarimbura. Kuva Isiraheli yaba igihugu mu bihe bya kera, ntabwo yigeze igira amahoro arambye n'abaturanyi bayo. Mu banzi bayo bakomeye harimo Abafilisitiya, ubwoko bw'abanyamahanga bwari butuye ku nkombe z'inyanja ya Mediterane, bugahora mu ntambara n'abami nka Sawuli na Dawidi. Izina Palestine tubona uyu munsi rikomoka ku rurimi rw'Igitaliyani Palestina. Izina ryatanzwe n'Abaroma mu mwaka w'135 nyuma ya Kristo, bashaka gusiba izina rya Yuda ngo bicishe bugufi Abayahudi nyuma yo kudatsinda. Baryetirira abanzi babo ba kera b'Abafilisitiya kugira ngo babasuzugure. Usibye Abafilisitiya, igihugu cya Isiraheli cyagiye gisenywa inshuro nyinshi n'ibihugu by'ibihangange by'icyo gihe. Twavugamo nka Shuri ndetse na Babiloni. Abo bajyanye Abayahudi mu bunyage. Akaga gakomeye kaje mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, ubwo ingabo z'Abaroma zasenyaga Yerusalemu n'urusengero rwose, bituma Abayahudi banyanyagira mu mahanga yose. Iki nicyo kintu kidasanzwe mu mateka y'isi, kuko Isiraheli yamaze imyaka hafi 2000 itagira igihugu, itagira ubutaka, itagira n'ubuyobozi bwunze ubumwe, ariko ikagumana umwihariko wayo, ururimi rwayo n'umuco wayo bitigeze bizima. Ibi byose bikaba byari bitegereje ishyirwa mu bikorwa by'ubuhanuzi bwo gusubira mu gihugu cyabo. Nyuma y'imyaka hafi 2000 Abayahudi banyanyagiye mu mahanga, mu mwaka w'1948 habaye igitangaza isi itari yiteze, ariko Bibiliya yari yarabihanuye. Ku itariki ya 14 Gicurasi 1948 igihugu cya Isiraheli cyongeye kubaho bundi bushya mu munsi umwe gusa. Ibi byasohoye mu buryo budasubirwaho, aho bigaragaza ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 66 umurongo wa 8. Ese hari ubutaka bwigeze kubyarwa mu munsi umwe, cyangwa hari ishyanga ryigeze rivuka icyarimwe? Kongera kubaho kwa Isiraheli ntabwo ryari ihirwe rya politiki gusa, ahubwo kwari ugusohozwa kw'isezerano ry'Imana ryari ryaranditswe mu binyejana byinshi mbere y'uko bibaho. Gusa kuvuka kwa Isiraheli ntabwo kwaje guhesha amahoro ako kanya, ahubwo kwaje kubyutsa uburakari bw'ibihugu by'ibituranyi. Mu masaha make cyane Isiraheli imaze gutangaza ubwigenge, ibihugu by'Abarabu byari biyikikije byahise biyigabaho igitero byizeye kuyisenya burundu. Iyi ntambara yo mu 1948 yakurikiwe n'iyitwa intambara y'iminsi 6, 6 Day War, yabaye mu mwaka w'1967. Muri uwo mwaka mu buryo butangaje, Isiraheli ntiyagaruriye ubutaka bwayo gusa, ahubwo yashoboye no kwigarurira umujyi wera wa Yerusalemu n'ururembo rw'iburyo. Ibintu byahinduye isura y'amateka n'ubuhanuzi bw'ibihe bya nyuma. Kugeza uyu munsi
Imyifatire y'ibihugu by'abaturanyi nka Misiri, Yorodaniya, Siriya na Libani ikomeza kuba urujijo kuri benshi. Nubwo ibihugu nka Misiri na Yorodaniya byaje gusinyana amasezerano y'amahoro na Isirayeli nyuma y'intambara zikaze, ibindi bihugu nka Siriya na Libani byakomeje kuba inzitizi y'amakimbirane adashira, bihurwaho imitwe yitwara gisirikare ikomeje guhangana na Isirayeli. Aya makimbirane n'amahoro adashira bitwereka ko icyerekezo cy'uburasirazuba bwo hagati kigengwa n'ibintu birenze politiki isanzwe, ahubwo ari amateka yanditswe kuva kera akomeje gusozwa mu maso yacu. Dore igice giteye amatsiko kurusha ibindi mu kiganiro cyacu, aho tugiye kugaruka ku makimbirane ari mu isi uyu munsi hagati ya Isirayeli na Iran n'uburyo Bibiliya yabisobanuye mu binyejana byashize. Mu gusesengura umubano wa Isirayeli na Iran, tugomba gusubira inyuma mu myaka y'1979, aho ibi bihugu byari inshuti zikomeye. Ariko nyuma y'impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran, imyizerere yahinduye isura. Ubuyobozi bwa Iran bwatangiye gufata Amerika nka Satani mukuru, na Isirayeli ikitwa Satani ntoya, the little Satan. Iri zina ntabwo ari ry'ubushyamirane bwa politike gusa, ahubwo rishingiye ku myizerere y'uko Isirayeli ari igihugu kidakwiye kubaho mu mutima w'uburasirazuba bwo hagati, ahubwo ko kuyisenya ari inshingano y'idini. Ibi byatumye Iran uba umwanzi ukomeye wa Isirayeli, nubwo Bibiliya igaragaza ko mu bihe bya kera Abaperesi aribo bafashije Abayahudi kubaka urusengero mu gihe cy'umwami Kuro. Iri hangana rishya riratwibutsa ubuhanuzi bukomeye dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 38 na 39, aho bivuga ku ntambara ya Gogi na Magogi. Bibiliya ivuga ko mu bihe bya nyuma amahanga azashyira hamwe akayoborwa na Gogi ngo atere Isirayeli. Icyitonderwa ni uko mu bihugu bivugwa harimo Peresi, akaba ari Iran y'uyu munsi, Libya ndetse na Ethiopia. Iyo urebye ubufatanye bwa gisirikare n'ubwa politike buri kuvuka uyu munsi hagati ya Iran n'ibindi bihugu by'Abarabu n'Uburusiya, usanga bisa neza n'ibyo Ezekiyeli yabonye mu ntekano y'Imana hashize imyaka irenga 2500. Ibituma abasesengura Bibiliya babona ko urubuga rw'iyi ntambara ruri gutegurwa mu buryo budasanzwe. Kugira ngo umugambi wo kurimburwa kwa Isirayeli ugerweho, Iran ntabwo irwana na Isirayeli mbona nkubone gusa, ahubwo ikoresha amaboko yayo akwirakwije mu bihugu by'abaturanyi. Muri Libani hari umutwe witwa Hezbollah ufite intwaro zikomeye. Muri Gaza hakaba hari umutwe wa Hamas, ndetse no muri Yemen hakaba hari Abahuti. Ibituma Isirayeli yisanga yugarijwe mu mpande zose, nk'uko Bibiliya bivuga ko Yerusalemu izaba nk'igikombe gisindisha amahanga yikikije. Uruhare rwa Libani n'indi mitwe yitwara gisirikare ntabwo ari amakimbirane y'imbere mu bihugu gusa, ahubwo ni umukino ukomeye wa politike n'ubuhanuzi ushaka gushyira Isirayeli mu kaga, ibintu bidutera kurushaho kuba maso no gusenga. Mu gusoza, tugomba kureba icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'amahoro y'ikinyoma ategerejwe mu burasirazuba bwo hagati. Mu gitabo cya Daniyeli ibice 9:29 handitswe ngo azagirana na benshi isezerano rikomeye mu cyumweru kimwe. Ibi bitwereka ko mu gihe cy'amakimbirane azaba ageze mu kaga gakomeye, hazaza umuyobozi Antikristo uzatuma aya mahanga akorana amasezerano y'amahoro asa n'ayakuyeho intambara. Gusa ariko nk'uko ijambo ry'Imana ribituburira, aya mahoro azaba ari ay'igihe gito kandi arimo uburyarya bukomeye. Ni ingenzi ko nk'abantu bahanze amaso tudashukwa n'amasezerano ya politiki agaragara inyuma, ahubwo tugomba gutumbira icyo Imana ivuga. Yerusalemu ikomeje kuba nk'ihurizo isi yananiwe gukemura, kandi ibi nabyo ni isohozwa ry'ubuhanuzi bw'umuhanuzi Zakariya. Muri Zakariya igice cya 12:3, Bibiliya iragira iti, uwo munsi Yerusalemu nzayigira ibuye rirushya amahanga yose, abazariterura bose bazakomereka cyane. Uyu munsi tubona ko n'ibihugu bikomeye cyane ku isi byananiwe guhosha amakimbirane ashingiye kuri uyu mujyi wera. Kuko isi yose ihangayikishijwe n'aka gace gato k'ubutaka, igisubizo nta kindi ni uko ariho iherezo ry'ibihe rizanyura. Ese nk'umukirisitu cyangwa umuntu ushaka ukuri muri uyu munsi, ukwiriye kwitwara ute? Inshingano yacu ntabwo ari ugusenga Isirayeli nk'aho ari Imana, cyangwa ngo tuyange tuyobejwe n'abaturanyi bayo. Ubutumwa nyakuri ni ugusobanukirwa umugambi w'Imana. Bibiliya idusaba gusengera amahoro y'i Yerusalemu. Ibyo tubisanga muri Zaburi 122:6. Ariko nanone ikatwibutsa ko Isirayeli ari ikimenyetso cy'isaha y'Imana. Kwitwara neza no kuba maso, gusenga no kumenya ibi byose bitubwira ko kugaruka kwa Yesu Kristo kuri bugufi. Ku Kuri Gukiza TV turagusaba gukomeza gushaka ukuri kudahinduka, kuko ariko konyine kudushoboza guhagarara dudashikagurika mu bihe byuzuyemo imivurungano. Mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Twabonye ko amateka ya Isirayeli atari amateka asanzwe, ahubwo ari isaha y'Imana itwereka igihe kigeze
nk'uko ijambo ry'Imana ribitwibutsa. Umumenyi azaherwa kumenya, kandi twebwe nk'Ukuri Gukiza TV, intego yacu ni ugusobanukirwa ukuri ugufasha guhagarara udashikagurika. Mwakoze cyane. Jye David Nshimiyimana. Shalom.